Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego murasuzwa na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. N'ubundi turi muri wa mwanya w'ikiganiro yego intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Ni ikiganiro cy'uruhererekane. N'ubundi hari ibiganiro byabanje mbere y'iki ngiki turiho, ndetse hari n'ibizakurikiraho. Yego intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, ngira ngo twaganireho byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'ubwoko bw'Imana. Yego rero ubwoko bw'Imana n'ubundi nk'uko tudahwema kureba iby'ingenzi, turimo kureba nyirizina, ese turimo gukora icyo tugomba kuba dukora ahantu turi? Byaba ari ikibazo umuntu ari ahantu atagomba kuba ari, ndetse akaba arimo no gukora icyo atagomba gukora, byaba ari ikibazo cyane. Hanyuma y'igihe aza avuga ati iyo mba nagize gutya, iyo mba nakoze iki. Rero birakwiye yuko mu gihe nk'iki ngiki dukwiye kumenya intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi, kugira ngo dukore ibikwiriye, kugira ngo tutajya ku ruhande y'icyo tugomba gukora. Byaba ari ikibazo cyane hari umurimo waba ugomba gukora, ugasanga wagiye gukora ubusanyije n'uwo ugomba gukora. Icyo gihe haba harimo ikibazo cyane, kuko uwagusigiye uwo murimo yaje kukureba agasanga ntacyo wakoze, kandi n'ubundi ibyo wagiye gukora wakoranye imbaraga nyinshi cyane. Yego icyo gihe nyirizina ibihembo ntabyo uhabwa, ahubwo ushobora no guhanwa, kubera ko urahanwa kubera ko utakoze icyo wagombaga gukora. Rero nk'ubwoko bw'Imana duhurira kuri murongo wa Irera TV1, yego turimo kurebera hamwe nyirizina intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwa muntu kuri uyu mubumbe w'isi. Yego intego nyamukuru n'ubundi muzo tumaze kugenda tubona harimo nyinshi cyane mu biganiro bitambutse twagiye turebamo, ndetse turakomeje tureba nyirizina intego iri mu ntego nyamukuru tugomba gukora cyangwa kubahiriza mu gihe turi kuri mubumbe w'isi. Yego harimo kwiga ijambo ry'Imana. Turimo kugenda rero tubona imirongo iri mu byanditswe Imana yatwandikiye mu gitabo cya Bibiliya, igaragaza yuko kwiga ijambo ry'Imana biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu ku isi. Yego tugiye gukomeza n'ubundi tureba nyirizina ku iki kigendanye no kwiga ijambo ry'Imana, dore ko tumaze iminsi tubona imirongo ibigaragaza yo muri Bibiliya Imana yatumenyesheje, igaragaza yuko kwiga ijambo ry'Imana ari itegeko cyangwa ari intego nyamukuru yego mu buzima bw'umuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Turakomeza kuri iri jambo n'ubundi risubiza kino kibazo kigira kiti, mbese ko Bibiliya igaragaza ko ari itegeko gushishikarira kwiga ijambo ry'Imana, nawe wemezanya cyangwa wemera iryo jambo? Yego katsubire muri kino kibazo, mbese ko Bibiliya igaragaza ko ari itegeko gushishikarira kwiga ijambo ry'Imana, nawe wemeranya n'iryo jambo ryanditswe muri Bibiliya? Yego tugiye kureba, birakwiye yuko udufasha unyuze muri komenti ukatubwira icyo ubisubizaho kuri iryo jambo nyirizina. Yego rero unabisangiza abandi hirya no hino nk'ubwoko bw'Imana, nk'intego yacu dore ko ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana, dore ko ubwoko bw'Imana buri gihe buri hano kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero nyirizina uraza usange n'ubundi ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana yawe nyirizina. Yego tugiye kureba ijambo ry'Imana rivuga cyangwa risubiza kuri kino kibazo twari tubajije. Muri rusange turareba mu Migani ibice 4 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri, niho havuga ngo bana mutegere amatwi ibyo so abigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga, nimukareke amategeko yanjye kuko mbigisha ibyigisho byiza. Iri jambo naryo riraza rishimangira yuko kwiga ijambo ry'Imana ari intego nyamukuru y'ubuzima bw'umuntu ku isi. Hano tubonye ngo bana bato mutegere amatwi ibyo so abigisha. Hano ijambo muri Bibiliya ryo ritwereka yuko Imana ariyo data wa twese. Yego
ndetse ari nayo mana, ariyo ishobora byose, ariyo ituma biba, niwe Jehova. Yego, niwe utuma byose bibaho, kandi ni nawe wateguye ubwami bw'Imana, ubwami bwayo, ahazajyana abubahirije ibyo yamenyesheje abantu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Niho bavuze ngo bana, nimutegere amatwi so nimutegere amatwi ibyo so abigisha. Rero iri jambo naryo riraza rishimangira rinaryerekana yuko kwiga ari iby'ingenzi kandi ari ngombwa, kandi dukwiye gutegera amatwi icyo Imana itwigisha cyangwa itumenyesha. Ibyo twiga, ibyo Imana itwigisha, ese tubisanga hehe? Tubibona he? Tubisanga mu gitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana, nk'uko dukunda kubivuga, dukunda kubikomozaho. Yego, mu rwandiko Pawulo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3:16 hahishura cyangwa herekana yuko yego mu byanditswe muri Bibiliya ariho harimo imvugo y'Imana nyirizina. Rero hakomeza bavuga ngo mushishikarire kwiga ubuhanga. Ijambo rikomeje ryerekana yuko tugomba gushishikarira kwiga ubuhanga. Yego, ni kandi rikomeza rivuga ngo nimukareke amategeko yanjye kuko mbigisha ibyigisho byiza. Byumvikane, ijambo ryerekanye yuko ibyigisho Imana iduha cyangwa ibyo itumenyesha tugomba gukora, ngo nibyo byigisho byiza. Icyo wakwiga cyose, ibyo wamenya byose, ariko ukajya hirya cyangwa ukajya ku ruhande rw'Imana yigisha abantu, icyo gihe ntabwo uba uri mu murongo wo gukora icyo ugomba gukora cyangwa mu ntego nyamukuru y'ubuzima bwawe ku isi. Kuko icy'ingenzi gihari ni uko twiga ibyigisho byiza, aribyo byigisho twigishwa na Data wa twese uri mu ijuru, ariwe Imana, ariwe Jehova, ariwe utuma biba, ariwe watumye nawe ubaho, ariwe watumye iyi si uhagazeho ibaho, ariwe watumye urumuri rukumurikira rubaho, ariwe watumye imvura igwa ubona igwa ikeza ibyo urya cyangwa ibyo turya. Uwo nguwo niwe dukwiye gutegera amatwi ibyigisho bye, kandi tubonye ko tugomba kubisanga mu gitabo yabishyizemo n'ubundi aricyo cya Bibiliya. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye cyane. Intego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri mubumbe w'isi, mu biza imbere harimo no kwiga ijambo ry'Imana, kuko kuryiga niryo riraza kukuyobora no kukugeza aho ingenzi. Yego, gukora kw'Imana cyangwa imbaraga z'Imana cyangwa ubushobozi bw'Imana, Imana ikora uko ibishaka kuri buri umwe wese. Imana iherutse kumenyesha insobanurira buryo ki igitabo cya Bibiliya ariho harimo nyirizina iby'agaciro bibasha kugeza umuntu ku mukiza, akabasha kuba yamukiza. Bishatse kuvuga iki? Nahawe ikigereranyo cy'uko Bibiliya cyangwa ibiri muri Bibiliya bigereranywa na ambilanse igeza umurwayi kubasha kuba yamukiza. Yego, rero mu gitabo cya Bibiliya niho uraza gusanga amagambo agusobanurira buryo ki wakira icyaha cyakurimbura. Yego, rero ndabashimiye bwoko bw'Imana yuko mudahwema kubana natwe mu bwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa, n'ubundi duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru kuri uyu murongo wa Irera TV1. Yego, tugira amahirwe yo kuba uyu murongo tuwuhuriraho tukiga byinshi bitandukanye, ibyo muduha muri komenti, ibyo muduha mu gikari, ibyo dusangirira kuri uyu murongo. Ni amahirwe akomeye cyane, kuko nyirizina uyu murongo utuyobora kubasha kubahiriza intego nyamukuru y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Ndabashimiye cyane. Tuzasubira n'ubundi, iki kiganiro n'uruhererekane, tuzasubira n'ubundi twongereye tubiganireho, tureba n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, kandi nawe ntabwo hejwe kutugezaho no kutumenyesha igitekerezo cyangwa n'ikibazo. Yego, ndabashimiye cyane. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.